nongeye kubasuhuza mwese mukurikirana Voice Made in Rwanda TV. Uyu munsi rero bazaniye modeli z'amakanzu. Izi ni modeli ngiye kubereka, modeli zigiye zitandukanye mutegeze mubona umunsi ku wundi mbereka zino modeli. Nkubwira ngo nimba wishimiye ino video yanjye, kora like, kora share, kora na subscribe nimba utarayikora, ujye ukomeza ubone ibyiza genda mbagezaho umunsi ku wundi. Ni Voice Made in Rwanda TV, komeza rero amakanzu meza nabateguriye. Iyi video nimba wayishimiye rwose wayikunze, byaba byiza ukoze like, ukagera muri comment ugashyiramo igitekerezo ukambwira uko wayibonye, kandi nimba hari ibyo wifuza nazongera nkabasohorera nkabereka, wambwira umbwira ati ni Voice Made in Rwanda TV, ndabakunda cyane.
cyane kunkurikirana, nkubwira ko ntihugire gukora subscribe kandi nkubwira ngo ibyiza biracyaza. Nahejo tuzabonane mu zindi modeli, mbereka modeli zigezweho kandi nziza zikunzwe cyane. Murakoze mukomeze